iri mu ruganda mukora iri muri cinema ya Nyambo na Titi ngira ngo murabizi ko Titi Brown na Nyambo bafite abenshi bari kuvuga ko banabona ntago yahindutse tugendane neza icyo nzi ni boss wanjye Nyambo ni umubosi mwiza wubaha abakozi be aduhemba neza tukishima atubaniye neza ikindi kijyanye n'urukundo rwa Nyambo na Titi uko ari ababesto ari inshuti kandi inshuti nziza zibanye neza yego njya babonana kuko inshuti regazi uba ugomba kuzibonana yego rero babonana ryari merci uramutse ubonye Nyambo akoze ubukwe na Titi Brown wakwishima nakwishima cyane kubera yuko natwe twatangiye turi inshuti cyane ubwo kubigezweho nyine abantu bari inshuti bitana ababesto natwe icyo gihe ubwo twari ababesto nuko tutari tuzi iyo terme sibyo rero kuba inshuti zavamo abakunzi numva ari ikintu gishimishije cyane kuko iriga mu bamuziranye ku tuntu tugiye dutandukanye no kubana biraborohera rero ngiye baramutse bakundanye nabashyigikira nakwishima baramutse babanye Reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi nshimira mwese muduha comments ubwo abo tubana umunsi ku munsi ndetse ubwo sina comments gusa barebe ibiganiro umunsi ku munsi ndi kumwe na couple ndi kumwe n'urukundo rugenda abantu benshi urubyiruko rumaze kuvuga ko nta rukundo rubaho ndi kumwe na bakinnyi ba filme ndetse n'abazitunganya couple ya Odette nako reka mbihorere na Mr Romantic reka babibwire abasanzwe batabazi ngenda bazi niyo mpamvu nanabatumiye ndabakiriye mu izina rya Yesu barakoze cyane babita bande amazina yanjye bwite nitwa Emmanuel Turatsinze ariko nzwi cyane nka Mr Romantic ntago nitwa Mr Romantic gusa ndi romantic iyi ni romantic family turi umuryango n'umugore n'umugabo n'umwana ubutatu uzamuzana yitwa Romance iwe ndamuvugiye kuko adahari ariko urubavu rwanjye rwo ruhari rurivugira cyane nanjye nitwa mu busanzwe uwanyirigira Odette ariko amazina y'ubwo ni Mrs Romantic ni urukundo rwigendera nk'uko Blaise yabivuze cyangwa Mama Romance ariko kuri social media ni Odo Cadette ku mbuga zitandukanye nkoresha noneho mu busanzwe ku bantu banzi nk'umukinnyi wa filime izina muri iyi minsi ndi kwitwa cyane ni Dete reka twitangirira akantu k'urukundo ngenda kundana ariko iyi minsi imeze nk'ufite depression reka twiganirire ubundi mwebwe ibintu byo gukundana kuri urubyiruko rwinshi ndahera kuri Mr Romantic abantu benshi bavuga ko ngo urukundo rutakibaho mwebwe mu byumvamo bavuze ngo ni amahombo ko urukundo rutakibaho abundi urukundo ruriho ahubwo uvuga wenda ko abarugira batakibaho ariko wenda urukundo rwo ruriho nta n'ubwo ruzigera ruvaho ariko wenda muri wowe rutariho wumva ko rutariho nyine ariko byanyabyo urukundo ruriho kuko sinajya kuvuga ko ruriho kandi umwe mu barufite ruriho Ode urukundo ruriho cyane kuko ruri mu mitima yacu ruri mu mutima wanjye mu mutima w'umukunzi wanjye no mu mitima y'abandi mu nshingano mfite harimo akantu kuko ngomba kwedika cyangwa se kwigisha urubyiruko rumaze kwiheba muradusangiza urugendo mwanyuzemo nk'akapo kugira ngo munabane noneho mu umugore n'umugabo uyu munsi mwambaye impeta igaragaza urukundo mwakundanye hari benshi ibyo bintu bumva ari nk'inzozi ndagira ngo Mr Romantic Odette mutuganirize ese urukundo rwanyu byatangiye gute byagenze gute mwahuye mute kugira ngo tugende tuzamuka bityo mwinspira n'urubyiruko rumaze kwiheba ntekereza ko tugiye kuvuga urugendo rw'urukundo rwacu n'urugendo rurerure rufite imyaka myinshi ariko umuntu ashobora kugenda uvugaho detaye ariko ni rurerure tekereka tugize igice kimwe tukazajya n'icya kabiri ariko madamu namumenye 2013 ariko nakunze ifoto y'imyaka 7 ntaramubona icyo nacyo ni igice kindi cy'urukundo rwacu banza ifoto nyibona nigaga muri segonderi
nigeze kwigaho ku kigo kimwe na mukuru we uwo mukuru we tumenyana nk'abandi bose mu buzima busanzwe bwo ku ishuri hari ukuntu umuntu aba afite amafoto kera habaga n'amafoto ari hard copy naje kubona ako gafoto ke mbona ndagakunze hari ukuntu nyine burya ngo akazakica akabongera akazakica niko bigenda ubwo nyine nangiye iyo foto yankuriye kubera iyo mpamvu adona ariko narayikunze numva oya twicaranye mu ishuri mukuru we hari ukuntu bafite amafoto mu bifuniko by'amakayi cyangwa se no mu document zabo bafite amafoto niko nabonye ako gafoto nyine ndakareba biza kurangira ngiye mu rukundo nako nyine ndanakamwibaho ukuntu nyine mbabare naramwibye ariko nibaga urukundo rwanjye ya byaje gukomeza rero biza kuba ngombwa ko nshaka kubyikuramo kuko byabaye birebire gukunda umuntu utakuzi nawe utanaza ari gukunda ifoto gusa nageze aho mu kigo nabonaga ndi umuntu basa n'abafata ko yiyubashye kuba nari gusazwe n'ifoto numvaga haba harimo kwandagara kuko nari ngezaho kuzajya mfata ifoto nkayibika donc mu isaso y'igitanda cyo kugira ndare nyireba numva mfite amahoro urumva icyo gihe iyo ntaza kugeraho ndwana no kwikontora ngo nkore divorce n'ifoto icyo gihe ntabikora nari buzasare n'amasomo akananira so narayiretse rero biza kumara icyo gihe ariko nyibitse ntibagiye ko nayikunze bigenda biza kera kabaye biza kuba ngombwa ko ngiye kwiga muri kaminuza duhurira mu buzima bwa Kigali tubaho gutyo watanyitayeho ntamwitayeho afite umukunzi we wundi nanjye mfite undi ndanamupresenta nk'inshuti yanjye nawe mupresenta we turamenyana tubanaho iyo biza kuba kera byari bigezweho twari kubyite ko twabaye nk'aba best ariko nago byari byo twabaye inshuti dusangiye ubuzima bwa buri munsi biza kurangira nyine bigeze aho bigera tubana gutya yego turakundana iyindi process yo gutegura ku bana yo narwo n'urugendo rero n'urundi rugendo narwo twagenda tuganiraho ariko ndagira ngo nganire na Odette cyane Odette wowe kugira ngo ku approaching yakunze ifoto imyaka 7 wowe aku approachinga bwa mbere byagenze gute se kubona bwa mbere cyabyibuka nutuye tuntu kibuka mubonana bwa mbere ese warahakanye byagenze gute ikintu cya mbere nibuka nuko umunsi wa mbere namubonye wa mbere namubonye aje mu rugo gusura sister we n'umuvandimwe we je nigaga inahano ubundi ku kigo ntari buvuge abo twiganye ubwo barakizi benshi babonye hanyuma kuko namwumvaga mu magambo cyane namwumvaga cyane ariko mu kumwumva nari naramusuzwe ntaramubona namwumvaga nk'umushuti wa mukuru wanjye abana bo muri karitsiye iwacu ntabwo ari cyane ariko turabo mu gace kamwe nyine bahuriye ku ishuri bakaba ari inshuti bakaba ari abavandimwe basangiye ubuzima bwa buri munsi ariko ntabwo nzi impamvu umunsi wa mbere namwumvishe mu matwi yanjye ntaranamubona numvishe musuzuguye numva ndamwanze kumvaga ari akantu karaho numvaga ari umusore uri aho ngaho amafuti yego nkumva ntabwo mwishimiye yego nkumva ntabwo mwishimiye uri kumva rero kumubona amaso ku yandi nari naramusuzguye ntaramubona namusuzuguye dabo ukimubona atarakora Yesu we nahise ndeba abona umurari pe ndetse mubona umurari mu maso mubi cyane ako kanya ariko nawe yaje yifunze wakibuka imyenda yari yambaye burase ndibuka ko wari wambaye n'ikote rya kwiri ego kundora cyabaho washize nk'imyaka ingahe yaje 2014 myaka 7 reka yamungu urukundo rubaho ndamusuzugura cyane gusa nyine ndabaganirizaho gake ubundi barataha hanyuma nyaka nimero ndayimuha nta telefone nari mfite gusa nagiraga simukadi urabizi bibaho kugira simukadi nta telefone bibaho ubwo yategerezaga ko uzajya online tu nyine iyo watahaga nko muri vacances hari gihe watiraga nk'ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe ukaba washyiramo simukadi ukavugisha nk'abagenzi bawe ho gato kongera ukayikuramo nuko nari mbayeho kuko gihe natunze telefone ndangije kwiga secondaire yego nayitunze 2017 ndangije kwiga yego ubwo wowe nimero nta wari ufite byagenze gute nari nyifite yaramvugishaga iyo nabaga nashyizeho telefone yariye yamvugishaga ko natiraga sister nkashyiramo akamvugisha nkamusuzugura nyine nkumva sinzi ibyo ari kuvuga ku mugani namahomva ari kuvuga
iby'ubwana nta kintu na gito nari nitayeho kuri werega numvaga ari guta igihe ariko nawe ntabwo yari ari kumbwira ngo ndagukunda iki nyine yabanje kuzaza mvugisha ndamusuzugura ndamusuzugura ageze hacika intege arandeka arakureka buriya ikintu gitangaje buriya nta kintu kigora nko gusuzugura umuntu utakwitayeho kuko kiragiye nanjye ntabwo nari mwitayeho nubwo naje kujya kumusukira igihe nari mfite couple yanjye kandi mfite couple nayo mfite uwo dukundana ntabwo nkunda gufatafata niyo mpamvu n'ubu dukundana mbyerura ntawe nahisha ko nkundana n'umukunzi wanjye mba ndi proud ye icyo gihe nubwo nagiye kuri donc kubera mukuru we twe tuziranye ariko nabwo ngenda mfite amatsiko yo kureba ako gakobwa kari karansajije nubwo ntari ngiye kumutereta ariko numvishe mfite amatsiko yo kumureba niho tunagezeyo rinye ndamubona atangira ibyo gusuzugura ntamwitayeho tukavugana nk'abantu basanzwe nkuko kose urumva tuvugana nk'abantu basanzwe gutyo uko mubwira niko byagenze icyo gihe byari mbere yuko tubana mu buzima bwa kaminuza ntabwo twigaga ku kigo kimwe twiga kuri kaminuza ziteganye ariko tukaba tutuye muri quartier imwe nanagiye icyo gihe ntekereza ko njya kwiga kaminuza icyo gihe yasaga n'atananyibuka cyane kuko abo bakominikanaga cyane yari mukuru wanjye kuko ariwe yantanze muri iyo quartier ariko bya bindi bizaba byagiye bigenda biba gakeya birangira twisanze mu rukundo wenda nari nangiye kwibaza nti urumva haje amakano ko gucirana amazi buriya urubyiruko niko bigenda iyo mugitangira gukundana ariko mpita ntekereza nti noneho kugira ngo urukundo muzarwisangemo icyo gihe Odette wavugaga ati uramutipa cyari umwana cyangwa se nanubwo mwitayeho muvugana kuri telefone urukundo mwaje kurwisangamo gute kugira ngo noneho mu rusasire rugere naho rubyara mariage n'umubebe uyu munsi mufite umwana mbivuze kare kugira atagira wenda nubibeshya uko ari kombeshya yego mumbwira ukuntu mwisanze mu rukundo ikindi gihe namubonye nyine aje kwiga kaminuza undi munsi namubonyeho kuko nyuma y'uko musuzuguye aje mu rugo nongeye kumubona nk'indi curi imwe aje ngiye niga kaminuza nabwo aje kudusuhuza we yari ataraza kwiga indi curo ya gatatu sasa naramubonye nayo mbona yarakuze ubwanwa bwaraje yarahindutse ndavuga gusa sinamwereka yuko nyine mbyishimiye nihagararaho ariko mbona byibura ntewe ishema nawe ndamubwira waraje kwiga inahaye ngwino nkwereka ahantu ntuye kuko twari duturanye umuvandimwe we nari nzi ahatuye kuko twarasuranaga nk'abavandimwe ndahamwereka ndamubwira n'ahantuye ubwo tugenda tuganira turagenda tubiyo gusa nyine mbona ko byibura yahindutse twaganira noneho niki wabonye yahindutseho ikibuka wabonye ariko tekeza 2014 na 2018 pa yego akora kantu uvuze pa yego ni papa wanjye inchwi none se Mr Romantic wo mwitakaye kazina wo kwita papa buri ibiryoshye ntibigira izina bihora bihindagurika bitewe n'icyanga cy'uwo munsi akagezweho umunsi niko mwita yaramenyereye ariko ubu ngubu ni sweet lady niko bimeze hazagenda haza n'utundi bitewe n'uburyo bihindagurika anyway irumvikana noneho ubwo nari nangiye kwibaza wowe uko byagenze kugira umukundane urakampishe wanze kukavuga nago nkaguhishe kuko nagaribanga nabonye yarahindutse urukumva already hari ibyishimo byanjemo uwo munsi namubonye byibura kwemera yuko uganira n'umuntu ni intambwe ya mbere ubuteye y'urukundo cyangwa ukwerekana ko n'ibindi byose byashoboka rero twarakomeje tuba inshuti tuganira tunyurana mu buzima bugiye butandukanye bw'ishuri nyine no mu buzima nisanze mu rukundo nanjye ntazi ukuntu rwaje ndavuga njyewe kanguka ude ndavuga ni njyewe mbona ndi nyine mu mutima numva ndi gucika amazi umunsi ku wundi kubera yuko abantu benshi bazi mu kugorana kuri nyine kugira ngo nemere ikintu ndagorana pe ndagorana ariko nisanze nta mukunzi numva ko yansaba urukundo ahari atanarunsaba mfite kumukunda yego yari afite mukuru we ni nawe wari uziranye nawe nibo kiraro ubundi abavandimwe bacu nibo babaye ikiraro cy'urukundo rwacu yego
kuki utakundanye na mukuru we ndahera kuri Mr Romantic icyo kibazo bukinsubiza na Mr Romantic nawe ansubize kuki atakundanye na mukuru wawe kandi nawe uri umukobwa mwiza ibyo aribyo byose nta muntu mubi wavi wanyu nawe yamukunda icyo kibazo umbajije impamvu ntakundanye na mukuru we iyo ukunda bya nyabyo nta gutoratora uko byagenda kose ukunda ugomba gukunda ugira ibyo ugenderaho ujya gukunda umuntu rero nubwo twari inshuti mukuru we duhurira muri byinshi ubuzima bwa buri munsi dusobanurana amasomo mufata nka mushiki wanjye ariko ntabwo yari tepe yanjye mu mikundire atari uko ngendeye ku isura atari uko ngendeye ku bintu runaka ngendeye kuri karagiteri nashakaga z'umukunzi wanjye cyane ko buriya ari mpamvu nabwiye ko ibiganiro byanjye by'umukunzi wanjye n'uburyo twabanye bifitemo ibice byinshi hari igihe tuzanandika filime yayo turimo turayitegura tuzandika tuyitambutse ariko ishusho y'umukunzi nzashaka nta kubeshya uko nzubaka urugo byamyiremyemo niga mu 5 primaire ndabyibuka bitewe n'impamvu nazo ndende mpita mbona ishusho donc je nabonaga mbere abantu babana cyangwa se abantu mariage numvaga bisobanura urukundo ariko nyiri umwana muto niga mu 5 primaire hari umugabo igeze gushaka iwacu sindi bumuvuga izina ntamukomeretsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba ngombwa ko tujya kuzana umugeni abana dutwara utubido tw'amata ibyansi dutwara ibiseke tugira dute ndabyibuka ngenda mbabona mu nzira baterana bishimye nkabona ni rwa rukundo nashakaga ngo hashize nk'isi ibiri babanye umugabo atangiye kumukubita njyewe atangiye kumukubita atangiye hashize bamaze kubyara nabwo ari ku kiriri hashize nk'ibyumweru nkaye birabyaye nabwo yaramukubise cyane ntangira kubona ibintu nibeshyagamo nk'urukundo uko atari urukundo ntangira kubona ko nibeshye bituma ntangira gutekereza kuri mariage ku mugore n'umugabo nsanga icyo nibeshyaga ko ari urukundo kubana ko abantu bivuze urukundo nsanga ntago ariko nabikekaga ariko njye mpita niyumvamo umuhamagaro w'uko n'ubundi icyo nibwiraga aricyo nakora icyo gihe niciye ku ntebe y'ishuri ndabyibuka muri primaire mu 5 nibwo natangiye kubona ko ngomba gukora difference y'urugo kandi ntangira kubona n'umugore y'ibyifuzo mu maso yanjye haba ku myitwarire haba no kuri physical appearance icyo gihe navuga ko nkunda umukobwa ufite dimples cyangwa se ufite fossette ngize amahirwe nayo bigiye kaza kabaye dufite ariko kuri ishusho namubonagamo icyo gihe niyo naje kubona kuri we kandi koko mpita nsanga na character z'imyitwarire nashakaga umugore ustronga mu mutwe ukomeye ngize amahirwe tugiye guhura icyo gihe wambaza ngo icyo gihe nkunda ifoto ibyo byose nari mbizi physical appearance ya mbere nayo nayibonye numva birafitinze nsi agafoto ke cyangwa iyo nari mfite gihe iyo wari ufite wabonye bwa mbere icyo gihe nari mfite nk'imyaka nka se nka 20 yuzuye ni nka 20 oya ni 21 urumva n'agafoto ntabwo ndibuvuga imyaka yanjye kugira ngo nze ngenda nyigabanya ariko ndashaje n'agafoto ke nawe kari kakiri gatoya ndari impamvu ntakundanye na mukuru we twabaye inshuti ariko bura gukunda ni umuhamagaro ntabwo ari uguharara byarangiye ari we nkunze nyine ntakunze mukuru we Ode niwe twagiye rero Blaise ikintu navuga kuri icyo nk'icyo ntabwo ndi bujye kure y'ibyo umukunzi wanjye avuze kuko turuzuzanya yego imitima yacu ni imwe roho zacu ni zimwe akode nawe rero ujye wibuka ko hari ibijama by'ibiboga ari byateruye wowe niki wamukundiye bazi kuko uko mwakundanye ko yabivuze uko twakundanye yabivuze ariko mpereye ku cyo wambajije cyo kuba ntarakunze mukuru we najya ngo nkubye ko ntari gukunda mukuru we kuko nakunze umutima wanjye washakaga kandi ntago numvaga ko mukuru we ari umutima wanjye ushaka kuko umutima ni ugena uwukunda ubwo ngira ngo igisubizo kiri aho ngaho kirahari nanjye nago nabonaga inzozi z'umugabo nifuza inzozi z'umukunzi nifuza inzozi z'urukundo nifuza ziri muri uwo nguwo numvaga hari undi zirimo ntaramenya nsanga uwo zirimo n'uyu yego ikindi kintu warumbajije warumbwiye ikintu wamaze kuturabura bimwe bitubwiye ahubwo nanjye nahise nibaza ndavuga nti ibyo ari byo byose n'ubundi rukundo harabarupinga harabavuga ko rutanabaho hari n'ababihakana kugeza ubu baravuga bati wapi ntibibaho urumva niyo mpamvu nahise mvuga ntariko ibyo ari byo byose kuba waramukunze byonyine ninde watanze undi wundi akamubwira ati giye kabisa ndagukunda ninde watanze undi hagati yanyu nka couple shangiye nago nibuka n'igihe yambwiriye ko nkunda icyo nzi nuko nari niteguye ko mu mutima wanjye igihe cyose wari umugiriye crush oya nago
ntago ari icyo gusa birenze crush kuko crush hari n'igihe ushobora kureba umuntu ari n'agahara crush ni nko kukwishimira umuntu arega hari igihe wishimira umuntu ukumva urasaze amasegonda ukumva biranagiye rero ntago ariko byabaye kuko uyu nguyu we mukunda urukundo ruri unconditional urukundo rudafite ikintu na gito rwitaye kuko umbajije icyo namukundiye aka kanya biragoye yuko nakubwira ngo ni isura nziza ngo ni indeshyo n'ubwenge ibyo byose birashira ndamutse ari byo namukundiye bishize namuta ariko ntago ari byo namukundiye gusa nuko mba numva mwishimiye ikirenzeho uko byagenda kose ni umutima we kuko umutima n'udahinduka rero ayo mabogari yose uvuga nabonaga nta mabogari nigeze mbona bogari nabonye n'uyu bogari mbona n'uyu nta wundi yari urukundo rwanjye rwa kabiri yego ni urukundo rwanjye rwa kabiri kuko njye nakundanye n'umusore umwe undi n'uyu nabonye nagize yego rero umuntu nabonye nkamubona muri miliyoni z'abandi basore stili n'ubu ngubu njya mbona adahinduka mu mutima wanjye ni papa w'abana banjye yego naramukunze gusa mu rugo barambajije hari umuvandimwe wanjye wambajije kuko se ude barakuroze ntabwo ari umuvandimwe wenyine hari n'undi mushuti wambwiye wambwiye atuzi uriya musore yarakuroze kubera iki namukunze ku bijyanye n'uko abagore benshi cyangwa abakobwa benshi ntabwo mvuze bose bavandimwe hatagira untera amabuye turi ba materialiste nyine dukunda ibintu sasa rero giye ntago nigeze nkunda ngendeye ku bintu kuko ntekereza yuko ibintu biri mu mutwe wanjye biri mu mutwe w'umukunzi wanjye cyangwa no mu mutwe undi kandi ibintu nibishakwa nge numvaga inzozi zanjye ari umusore wese uzaza mu buzima bwanjye nkumva umutima wanjye uramwishimira uramwakiriye yakennye akize nta kintu nzitaho niko byagenze kuko twe twakundanye turi abanyeshuri twiga universite mu wa mbere tubana gutyo nta kintu na gito dufite navuga twari tugifite icyari gikomeye cya ubushobozi twari dufite bwari urukundo nibwo bwatumye aka kanya hari twagura umuryango tukagira umwana tukagira n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye tukagira amahoro mu rugo rero Mr Romantic niwe nabonye uri kubicamo neza aracabiranya cyane Mr Romantic uravuze ngo umugabo wanjye ni inshabiranya oya bigata bityo ngaho nikiri umugabo reka nkubwire twese kaminuza twazizemo uvuga mikoro wa mbere kaminuza ibintu biza kuva mu rugo uyu munsi mufite umwana urwo rugendo rwa kaminuza kugira bizagere ku bukwe byasabye iki byagenze gute ibyo bintu mu minota 2 kabisa twinspira urubyiruko ruri kuvuga ko nta rukundo rubaho urukundo rubaho ibintu ngo ntiyagukunda ngo nta mafaranga ngo naki ni wowe nshaka kwiyumvira urakoze ubuzima bwa kaminuza dukundana kugera bigeze ku bukwe cyane ko twanakoze ubukwe twiga mu wa mbere kaminuza n'ubundi cyane ko twanakoze ubukwe twiga mu wa mbere kaminuza n'ubundi ubuzima butarashoboka mbere rero ikintu abasore cyangwa urubyiruko muri rusange rushaka kubaka urugo bya nyabyo badafite ikindi bagendeyeho hari ikintu bakabanje guha agaciro mbere bindi bakabanje guha agaciro urukundo icyo nicyo kiruta byose hari umuntu ejo bundi ejo ntabwo ari kera hari umusore wanyandikiye aramaze atari ko ubundi umugore abagore beza nk'aba mubakura hehe ndamuganiraga abagore beza ntabwo babuze ikibazo nuko uburyo mu baprocinga bitandukanye ngo none se ambaza ku kintu kivuga ngo ubundi ngo agasore katirare ntikarongore inkumi icyo kintu kivuga iki ndabwira rero kwiyemera ni ukwigirira icyizere ntabwo kwiyemera ari ukwivuga uko utari kuko bivuze uko utari birangira bagutawe nyine niho handi nyine babatera indobo n'ibiki byose ariko garagaza uko uri ntiwiyemere ntunipfobye ukwakira uko ari rero ubuzima bwo kugira ngo tugeze ku bukwe ntabwo byari byoroshye mwumva segonderi nasore ku kaminuza abantu biga muri kaminuza nta n'amafaranga yo gufotoza izo note bagira nta n'icy'ubuzima bwa gato murabuzi uko bugenda icyo nabonye cyo nuko nagombaga kurwanira urukundo rw'umukunzi wanjye kuva nari mbonye urukundo rwanjye rungerekeza ukene nkabona n'ababirimo icya mbere rero nabonye nawe ari strong mu rukundo rimwe na rimwe turi kubitegura ko uburyo byari bigoye twajyaga twibaza tuti ukabyuka mu gitondo uzi ko usanga mugenzi wawe yarugusizemo baratwahuragamo nazo muri urwo rukundo dufite icyo gihe bwo tumaze wenda bafite n'ayo mafaranga icyo gihe rero
twapanze kubana tubona donc twatangiye tubona turi gukundana bigeraho tutakiri kubasha kwihanganira kuba umunsi wakwira tutari kumwe tubona ubwo buzima ntago bushoboka ndibuka nubwo uyu nguyu yibagiye avuga ngo ninde watsinda urukundo muri twatibuka icyo gihe njye na madamu namugeze wakunda urukundo ntawe kubera ubuzima twabanyemo gufashanya ubuzima bwa munsi ku wundi twibonye turabakunze twibona noneho kubaho turi twenyine bitagishoboka dutangira gupanga ubundi dukoze gutya kubayeho ikintu cya mbere kibi n'abasore n'inkumi byo bose bariho bazirinde gutinya ubuzima y'ubutinye bukogeraho uburimiro reka mbyituko y'ubuzima butinye bukogeraho uburimiro uko byagenda kose buri umuntu ni ikiremwa kiri stronga ku buryo icyo wakubaka n'icyo wategeka icyo kintu kirashoboka kire kudafite ubwonko bwo kugikurikira rero twakomeje bishoboka byose twatangiye tuvuga tuti rero niba byose byanze nawe usho dufite icyo twitaho subukwe siki ndeka twebwe twibanire nta n'ubukwe dukoze nta n'iki twe kuko icyo twashakaga ni ukubana izo presentation zo kwereka abantu ejo urugo rugasenyuka ibyo ntabwo twe tubyitayeho twe twiteze no kuzabana twashaka niba bari ibyo birori tukazabyereka abone ko dufite twageze twatangiye process yo kubana twumva ko tuzabana nta tudasezeranye twumva ko tuzabyuka tukabana ariko kwa gutegura ikintu tugashikama twaragiteguye mu mezi abiri twe twasohoye save the date tumaze kuyisora cyane ko byese binikubita no muri covid tuvuga ati no turaferinze ubwo nasimbutse inzira zose twaciyemo tujya kwereka ababyeyi ko dukundana ndetse tugiye no kubana cyane ko ababyeyi bamwe batanabyumvishe neza bagashaka kwitandukanya natwe mva turi abasazi kandi koko twari abasazi b'urukundo utarasare mu rukundo ibyo ntabwo wabishobora byageze aho rero mpanga ntangira kujya gucuruza indimu muri Nyabugogo nafashe initiative navuga uyu mukunzi unkunda gutya akabirwanira nta mpamvu yo kugira ngo nanjye mukoze isoni natangiye gucuruza indimu Nyabugogo amafaranga agenda aboneka gake cyane muri kwa kwezi n'igice nabikozemo mbona twa fondation two kwifashisha aho njya mu tuntu n'utundi gutyo ariko twakoze ubukwe ku kigero dushoboye byarenze kwishingira birenga umurenge gusa biheze wabazona mariage mu rusengero turabasha kubikora ikintu cya mbere kigora ni umwirato w'abagiye gukora ubukwe ntabwo burushya nta nubwo ubukwe bugora ikigora ni protocol ugiye kubukorera ubundi ubukwe ni imbere y'amategeko ni imbere y'Imana imbere y'amategeko ni for free imbere y'Imana ni for free ahubwo kwibaza ngo noneho ndahajya nsante nicyo nshaka kubwira ko ubukwe bworoshya ari ubuntu ahubwo ikigora ari umwirato wacu kuvuga ngo none ngiye niba romantique ngiye gukora ubukwe ariko se ko Kadafi yakoze ubukwe bumeze gutya ngenda caye nakoze ubukwe busa burya rero urumva ubukwe ni umwirato ufite cyangwa se ni protocol ushaka kubuha ariko ubukwe wakora bwose niba haguruka agenda yambaye ikabutura ntaho gusubiza inyuma wasezerana kuko ni Imana iyo ushatse 10 ukarikorera Imana riza ari 20 nuko byagenze turihiringa muri ya mvugo y'ubu tubona bike bishoboka turabikoze kandi byaratunyuze bitungura n'abatarabonaga ko ibyo bintu bishoboka video z'ubukwe zirari bazazibona ku social media yacu rimwe na rimwe nibagiye bazazibona Ode urukundo narwumva ubukwe byose challenge covid nayo yirusukamo biba birebire inshuti zawe urumwe mu bakobwa basa neza mu mujyi wa Kigali inshuti zawe ndabyumva baraguchallenginze bakubwira uri umusanzemo iki byari bimeze gute mu mutima wawe buriya rero Blaise ndi umuntu utajya uhindurwa n'abantu ku kintu niyemeje icyo niyemeje niyo wambwira ngo ngiri iyi ntare dore irasamye kandi icyo yasamiye ikintu kiri mu kanwa kayo ugomba kugikuramo buriya umwanzi wa mbere mu buzima tugira abantu bose ni ubwoba kandi ubwo bwoba ntabwo njya mbugira ntabwo njya mpindurwa n'ibihe ntabwo njya mpindurwa n'abantu nagenda nkasamura iyo ntare nimba icuko ikakujyana nkayikuramo icyo nshaka gukuramo then ubuzima bugakomeza rero ugiye kuvuga ngo abashuti banjye abanyamuryango banjye baracarenjinze cyane bamwe bashaka no kumvaho bamwe banamva turi umusazi warasaze ndibuka umunsi w'ubukwe bwanjye kuri mariage yanjye aho abandi bageni benshi basohoka barira amarira y'ibyishimo nasohotse ndira amarira y'umubabaro agahinda nyako kubera umumama wambwiye ijambo rimwe sindi bumuvuga ariko ndabizi yakwiyumva ngo urareba ukuntu uri umukobwa mwiza ngubu iyo utaza ngo gusanga ngo karaga gasore k'agakene k'agatindi ngo ntago tuba tugusohoye twishimye ngo reba abasore wagiye wangara batondekanya bafite ubushobozi bafite amafaranga ngo none reba udukojeje isoni nyine baranserereza cyane kuko giye nahagurukiye muri ghetto
kuko mu rugo ari kure kandi twari turi muri covid nanze kujya muri famiye kubera kwa kugenda abantu banshinege ndavuga ngomba guhagarara ku rukundo rwanjye nkaganza nta hantu ngomba kujya ngewe nasezeye Randi Road iryo joro buri buke nkora mariage jya gukora mariage uwo mumama yarankomerekeje cyane ku buryo ahari pe ahari azajya yicara yigaye nareba aho tugeze ntago ndi bumuvugeho byinshi Blaise please ariko ndabizi neza ko yabyumva kuko nta muntu wakwibagirwa ikintu nk'iki yigeze kunyereka ka video kuko niwe muntu warwanyije urukundo rwanjye giraho numva tushije amarangamutima yanjye numva yarengereye ariko nanga kumubahuka nk'umuntu mukuru ahubwo ariko odewe no nkwereke aramumagana ndagenda arambwira ko umumama yarari kuri YouTube ari nko kubwiriza ari kuvuga ngo uvukira ngo mu muryango w'abakene ugasengera muri groupe de prière y'abakene ugashaka umugabo ukennye ugasaza ukennye anyereka ko kantu arambwira ati none ushaka gupfa ukennye koko nimba umuryango wawe utarabakire nawe ushaka gupfa ukennye kubera kari agahungu k'amafuti k'agakene ndamubwira rero nimba uzi yuko ndi umukene nanjye ubu ngubu abasore bose baramutse banyangiye yuko ndi umukene ndakubwiza ukuri nahera kwishyiga rero uriya musore wanjye ntabwo ari umukene afite ubushobozi buhagije ni umukire buhagije bihagije ndetse no kurenza wowe ko uri umukene mu mutima rero ndeka nkundi w'umutima wanjye ushaka twese turakize kuko amafaranga dufite ni menshi mu mutwe icyo tutarabona ni ukureba ukuntu buriya amafaranga ntabwo aba muri banki se yishyiramo nitwe tuyashyiramo kandi aturuka mu mutwe yacu mu gukoresha umutwe rero naramubwiye ngo amafaranga turayafite ndetse menshi icyo tubura ni password iyo password nituyibona tuzabona amafaranga tuzatunga dutunganirwe kuko icyo gihe ubu ngiye ku ruhare rwo gushaka amafaranga ntago ngiye ku ruhare rwo gushaka urukundo kuko ndabizi neza ko hari abantu benshi hari ingo nyinshi hari abantu benshi bapfa batumvisha icyanga cy'urukundo ukaba rega ntago kuvuga ngo umuryango uriho umugabo n'umugore n'abana ntago bavuze ngo murakundana nasanze urukundo n'urugo nasanze urukundo n'urugo ari ibintu bibiri bitandukanye hari ahantu bihurira ariko biratandukanye ute nge ahantu bitandukanyiriza ushobora kuba uri umusore ukavuga okay amafaranga ndayafite imyaka ndayifite reka nshaka umugore nimba uri n'umusore unywa inzoga unywa itabi nyine udashobotse ukavuga reka njye mu rusengero muri ADPR gushaka y'umukobwa ukagenda ugatora y'umukobwa uyazaba mutima w'urugo noneho hariya mfite bya bikoresho byanjye nta muntu ntutse rwose ntimufate nabi ariko niko societe yubatse akagenda kubaka urwo rugo ese hadiyo umutima w'urugo ajyanye uretse yuko azamukunda akamwumvira ibintu bikagenda neza bakubaka urwo rugo bakabyara hungu nakobwa buriya azaba mukunda cyangwa nyine yagize iyo ntego arashaka kubaka urugo gusa nubaka urugo rero kubaka urugo no kubaka urukundo biratandukanye nge rero icyo nashakaga nayo nabonye ni urukundo urwo rukundo rutuma nubaka urugo rurakomera dufite amahoro mu rugo ahagije nkunda ko umukunzi wanjye amahoro menshi pe nyine ahantu hose naba nagiye haba ari mu gukina filime haba ari mu buzima bwose n'abandimo iyo numva afite inyota yo gutaha mu rugo kuko mba numva ntangiye mu mahoro menshi mba numva afite inyota yo guhorana n'umukunzi wanjye rero mushaka urukundo mwe gushaka urugo mushaka amahoro y'umutima kandi ntimugendere kuri ibyo bintu ngo by'amafaranga amafaranga n'urukundo biratandukanye washaka amafaranga ukabona umugore mwiza ukabona imodoka nziza ukabona inzu nziza ukabona ibintu byinshi ukeneye mu buzima ariko ukabura amahoro mu rugo ukabura amahoro mu rukundo ukabaho nabi ariko iyo wabonye urukundo rwanyarwo nshuti nta kintu ubura nta kintu ukena kuko na bya bindi bigoye unyuramo mwabwiriwe mwaburaye wabuze yo kujya kwa muganga
iyo ufite umuntu ukubwira ngo humura ejo bizagenda neza ndahari ku bwawe ni ukuri wumva utuje wumva utekanye. Mr Romantic niwe naringezeho abasore benshi cyangwa abakobwa benshi ibisubizo turabirya ako kantu gafatanya ute n'urukundo rwawe? Breze iyo bigeze kuri iki kiganiro cy'urukundo cyane ko twe twanatangiye n'ubundi urugendo rwo guhugura abantu mu rukundo ndetse rwo gutanga umusanzu wacu mu rukundo, turi gutangira ibiganiro bivuga ku rukundo, tuzigisha byinshi, ariko nagira ngo ngire mu bintu avuzeho gato nebihuza n'icyo kibazo cyawe, ngira icyo mvuga mbwira abantu ni ukuri kose niba ushaka amahoro mu buzima bwawe uzashake urukundo, ntuzatakaza urukundo rwawe. Amafaranga wayatakaza ukajya gufata credit mu mafaranga amafaranga yatakaza ugafata credit ukongera ukayagira ukayakorera, ariko utakaje urukundo ntabwo ushobora kubana n'umuntu udakunda ngo urukundo ruzaza. Urwo rukundo rutaje muri fiançailles ntabwo rushobora kuzaza mwaratangiye guhura n'uburemere bw'urugo, ntabwo bishoboka. Rero buriya iyo umuntu muri guteretana kenshi asa uko ashaka kuri bumubone kwasa, izo makiyaje asa neza, ibyo rero bituma umukunda. Niba utakunze umuntu muri icyo gihe akiri kuza asa neza yabiteguye, ukumva ko uzamukunda yatangiye kugusurira mu ishuka, ukumva ko uzamukunda yatangiye kubyukana ingorera n'ubutuna, icyo kintu uribeshye. Ushaka kuzabaho babaye mu buzima bwawe. Amafaranga arakorerwa, hari salary nyinshi dukora bakaduhemba salary z'amafaranga, ariko nta namwe bazaduhemba salary z'urukundo. Niba ushaka amahoro mu buzima bwawe rero banza ubane n'urukundo, amafaranga tuyakorere. Reka kubyumva rero nk'urugero rw'uwo muntu atanze wamukomerekeje avuga nti ndashimira madamu wanjye pe, ndamushimira umunsi ku munsi uburyo yagiye agaragaza ubutwari. Iyo yaza kwita kuri ibyo bintu ndatekereza ko ntabwo nizera ko ubu ngubu aba yishimye nk'uko yishimye ubu. Abantu bamubwiraga gushaka ayo mafaranga kugeza ubu, ndabaha urugero bazaze barebe amafaranga ushobora kuyakorera, ariko wasanga abo nubwo bafite amafaranga nta cyanga cy'urukundo bazi nk'icyo dufite ubu ngubu. Uri kubyumva? Bazaze barebe uburyo tumeze niba amafaranga atarabonetse, nubwo nta mafaranga ahagije umuntu, ariko uko byagenda kose adutunze natunejeje arahari, abanezere nk'uko yishimye nk'uko ari kubivuga. Ntabwo mu rugo rwacu tujya twishushanya ngo tuvuge ngo nishimye ntishimye. Uri kumva? Rero hari igihe ngeraho nkumva umutima wanjye urababaye iyo nibutse ibintu byinshi. Buriya mu bintu byinshi byatumye nkomeza kumukunda muri ubwo buzima ni uburyo nawe yaharanira urwo rukundo yarurwaniye. Buriya ibyo nagiye mpuramo nabyo nibyo, buri kintu cyose kirakorerwa kugira ngo ukundwe, urabikorera kugira ngo ugere kuri successful ya buri kintu cyose. Ntabwo umuntu apfa kugukunda gutyo gusa, nuko hari imiterere na character ufite zituma umuntu ari bugukunde. Ntabwo rero wabona umukundwa mwiza nk'uyu ku isura, mu bwenge bwo ninjye mazi n'ibindi byose biri hide ninjye mbizi ngo ureke kumukunda no yanabirwaniye. Madamu wanjye ntabwo ari wa muntu wicara ngo atega amaboko yumva ko iterambere nzageraho tuzaba twarifatanyije. Yego, ntekereza ko rero niki kintu yagukorera ntumubabarire, harimo kuguca inyuma, harimo kukugambanira wenda ukaba wabicika nawe ndetse nawe ikintu yankorera simubabarire. Ikintu ashobora kunkorera donc simubabarire ntabwo nkizi uko kitarabaho, ariko ntekereza ko ndambwiye ko atakinkunda biragoye ko jye nakunda utankunda, namureka akajyara nk'abandi bose. Ubwo kugira mve mu rukundo nuko yambwira ati rero twarakundanye igihe twahanye kirarangiye, reka tuve mu rukundo. Nzi gukunda ndetse nkabishyiraho n'umwanya, ariko urukundo rwanjye rw'agaciro nkunda ubishaka. Naho kuvuga ngo mureye ko siri niri kunca inyuma, maybe nanjye nabikora, nubwo atari ibintu namuratira amashimwe ngo bikore cyangwa agire gute byambabaza, ntabwo ari ibintu duca ku ruhande, ariko urukundo rwagakwiye kuba rusumba byose, rwagakwiye rusumba struggle zose murimo. Niyo ujya gukunda umuntu uzari utise uyu muntu mukunda ikigero, niba nshaka kubaka urugo uyu muntu mukunda ku kigero kingana kiruta amafuti yose yazankorera, sindi mubabariremo nuko nawe yabaruvemo akambwa ko ntakimukunda, ntago naguma kumwihomaho. Ariko mu gihe akirurimo icyo yakora cyose byaterwa n'imyitwarire ye, namubara kandi ubuzima bugakomeza. Ode, divorce ivuze iki kuri wowe? Divorce rero ntabwo njya nyemera. Kagira inkuru kandi leta y'u Rwanda yasinye divorce. Impamvu nayemera, yego, impamvu giye nayemera ku ruhande rwanjye, divorce ya mbere uburyo ikomeye niyo mu mutima, sibyo? Aka kanyuze yuko
ushobora gutandukana na sheri mu mategeko ariko tukabana kandi tukabana neza mu rugo bitewe n'impamvu runaka yego birashoboka muhujwe n'umwana gusa mufitanye oya duhujwe n'urukundo erega biriya bintu byo mu mategeko n'imbere y'Imana ni setting z'abantu ariko ikiri mu mutima kiri hidden nicyo gikomeye cyane rero divorce nta yabindi topic twaganiraho umwanya munini cyane ubwo byazasaba ikindi gihe bazikora kandi zisigaye zishyushye iminsi ntago nge najya hariya ngo judging ngo uyu muntu yakoze divorce nkuko na judging ngo umukobwa ngo yatwariye indi wabo abo bantu babiri nago naba judging buri wese agira uko afata ibintu agira uko yumva ibintu ku ruhande rwanjye mba numva akakanya nta kintu cyapfa kuntandukanya n'umukunzi wanjye kubera yuko mfite impamvu namukunze akakanya sindabona impamvu zo kumwanga nibyo yakora byose numva nta kintu ntapfa kumubabarira kuko yabikora nk'umuntu erega mu isi turimo mu buzima turimo habamo ikibi n'ikiza kandi gisitara ku cyo gisanze rero ntabwo navuga ngo akoze ikibi ngo reka mureke kuko nanjye I'm not perfect ndi umuntu nakosa kandi nawe nzi yuko abaye nyine anyumva akishyira mu mwanya wanjye yambabarira kuko ndi umuntu ntabwo ndi marayika rero divorce ntabwo nyumva neza gusa gihe kintu nabwira abagenzi banjye bakiri bato impamvu nibanze ku bagore ndafite ikiganiro cyitwa Stronger Woman gica kuri Romantic Family TV kijyanye no kugenda twigisha ibintu bigiye bitandukanye ku bagore kuko hari ukuntu tujya tumera nk'amagi rimwe na rimwe ukabaho ubuzima bumeze nk'igi umuntu yakurekura ugahita umeneka kandi bitakagombye dufite imbaraga nyinshi mu mutwe dufite imbaraga nyinshi mu mubiri icyo umugabo afite nawe uragifite ku bijyanye n'imbaraga twige gukora ntukumve yuko ugiye kwicara ngo utegereje ko hari umuntu uri kukuvunikira nkunda kukavugaho umusore uzakubera umugabo ukicara ukajyaho ya twese twakora nicyo kintu kizatuma twubaka umuryango mwiza kuko nta kiza nko kugira ngo mufatikanye mu rugo uzana amafaranga wahembwe umugabo azane ayo yahembwe muyashyire hamwe mwubaka umuryango icyo gihe uraryoha cyane gusa urukundo rwa nyarwo nshuti ruravuna kugira ngo urugereho rusaba kuruharanira ndibuka ko jye nakoze urugendo rw'iminsi 2 mva mu ntara ngera i Kigali ndi kurwanira urukundo rwanjye n'ibirenge cyangwa n'ibirenge mvuye mu ntara i Nyanza mu majyepfo hafi y'u Burundi nkagera hano peyaje ku kigo ntari buvuge nakoreraga ndaza ntungukira mu kazi ndakora ntahi Kanombe n'amaguru nanone muri covid ubwo rero yewe reka dusaba abantu comments muzishyireho nzabaha episode ya 2 nayo muze tunaganire cyane ariko mwinspire urubyiruko ubwo impamvu ahanini nshatse ko dusubika ni gahunda nyinshi ariko ndasoreza kuri aka kantu hari couple yindi nayo iri kugenda izamuka kandi namwe iri mu ruganda mukora mbiri muri cinema ya Nyambo na Titi ngira ngo murabizi ko Titi Brown na Nyambo bafite abenshi bari kuvuga ko banatwitiye iminsi Odette urumwe mu bakinanye na Nyambo icyo kintu ni namabusha wanjye ahubwo Nyambo ni mabusha ibyo byo gutwita ntago mbizi icyo nzi nuko ari boss wa tugendane neza icyo nzi ni boss wanjye Nyambo ni umubosi mwiza wubaha abakozi be aduhemba neza tukishima atubaniye neza ikindi kijyanye n'urukundo rwa Nyambo na Titi ntago nduzi icyo nzi nuko ari ababesto ari inshuti kandi inshuti nziza zibanye neza yego njya babonana kuko inshuti regazi uba ugomba kuzibonana yego rero babonana ryari ntago ari ngombwa cyane kuvuga igihe merukira kubabona ariko igihari rega turakorana kuba namubona ni ibintu byoroshye turakorana ariko igihari kijyanye n'ayo makuru yo gutwita kijyanye n'urukundo rwabo ntago nkizi icyo nzi nakikubwiye merci uramutse ubonye Nyambo akoze ubukwe na Titi Brown wakwishima nakwishima cyane kubera yuko natwe twatangiye turi inshuti cyane ubwo kubigezweho nyine abantu bari inshuti bitana ababesto natwe icyo gihe ubwo twari ababesto nuko tutari tuzi iyo terme sibyo rero kuba inshuti zavamo abakunzi
numva ari ikintu gishimishije cyane kuko erega muba muziranye ku tuntu tugiye dutandukanye no kubana biraborohera rero ngiye baramutse bakundanye nabashyigikira nakwishima baramutse babanye ni rwo rugo nakumva runejeje cyane. Hari ukuntu musanzwe muterana imitoma uri muntu ndamuha amasegonda 30 mumbabarire mureke duhugura urubyiruko nta rukundo rukibaho abantu baravuga ko urukundo rwakindi urukundo rubaho Mr Romantic nkubitire twa dutoma twawe mbabarira ku buryo n'umuntu wese udakundana yumva ko ibi bintu bishoboka ngiye maze kwiheba twigendere. Urumva icyo kintu tugezeho cyo guterana imitoma iki kintu abanyimuteye ku bwawe kuko ubimbwiye ariko ntabwo ntekereza ko izo inspiration zaza kubera ko urukumva irabiciye mu bantu batatu hagati yanjye nawe n'uyu kandi nageneye kuyitera we wenyine ku giti cye abashaka kubibona bazace ku social media yacu bace ku WhatsApp status barebe buri kimwe cyose ni urukundo rwigendera. Channel ni Romantic Family TV tuyitangiye vuba turashaka gushyira umusanzu wacu ku kijyanye n'urukundo ariko nk'uko bireba ntabwo iyo ngwara nda kumutera imitoma umuntu utera imitoma no kumutaka ibyo adafite ariko no kumuvuga ibigwi by'uko asa nawe urihera amaso ibyo ntavugura bireba. Okay birakwiye kutabireba kuko ngize amahirwe wakomeza utabireba kuzahageza ngize amahirwe utabibonye nawe mfite amahoro intambara zaba nkeya ariko icyo nzi nuko umukuru wanjye anezeza ikindi ntasoza nkamubwiye mu ntambwe ari gutera twatangiye ndi kumutoza gukina filime bwa mbere filime yagiyeho ninjye wamuhuguye uko agomba gukina nagira ngo mubwire nti courage ndi kwishimira uko ari gukina akomeza atera imbere ikindi musezeranye ko mu gihe nkiriho tuzahura na byinshi mubabaze nubwo ntari kubipanga ariko bishobora kuzabaho ndi umuntu ariko nagira mbabwire ko niyo haba ndi mahirwe yo guhitamo niyo napfa nkazuka amahitamo yanjye akongera kuba date nakongera kumuhitamo mu bandi bakobwa ikirenze kuri ibyo ku nyuguti nanditse ku mutima wanjye z'urukundo nta nimwe nteze gusiba iyo nzongeraho nizabisobanura urukundo ndagukunda. Ode tugende niwe utahiwe taka umukunzi wawe yavuze ngo uri mwiza ngiye nago mbibona ko ntibaruka ari umugabo wawe wenda warabibona ubibonye rega cyaba ari ikibazo gikomeye nabandi kwifuza no kuri cyaba ari ikibazo gikomeye urakoze kutabibona ndagushimiye yego ngaho taka umukunzi rero umukunzi ntago namutaka byinshi ko namvuze ko mubyibonera nanone naba nkosheshe ntago mubyibonera waba ubaye ikindi kintu sibyo wabaye wa muntu rero kereka umutima wanjye uramutse ufungutse akisomera buri kimwe cyose kiri mu mutima wanjye rero ntago navuga byinshi kereka twicaye tukarara aha tukamara igihe mpaka igihe ubuzima bwanjye buzarangirira nimubwira amagambo meza y'urukundo kuko amagambo mfite ntago yasobanurwa mukunda ndagukunda nicyo kiruta cyose nishimira kuba uri papa w'abana banjye ntewe ishema nawe banjye. Eka mbashimire natangiye mbabwira ko ndi kumwe n'urukundo rugenda reka rwitahire nzarugarura ni mu binsaba yari kapo nziza cyane ya Odette n'umugabo we ndetse ubwo murareba hasi na pininze link ya movie zabo cyase channel yabo mugiye mu batera iteka kabisa bari gukina neza murakoze cyane yari Iris TV ubwo turi kumwe naho utaha n'ubundi ibyiza byose Imana itanga nabibifurije.